twongeye kubaha ikaze ni kuri MAMLAKA. Uyu munsi tugiye kwiganira ku isanduku y'isezerano y'Imana. Iyo turebye muri Bibiliya tuhasanga inkuru nyinshi zagiye zibaho kera. Nk'uyu munsi tuzi ikiganiro Imana yagiranye na Adamu na Eva ari batatu bonyine. Nta wundi muntu wari uhari, ariko uyu munsi kubinyejana bigenda bisimburanwa, ikiganiro cya Adamu na Eva n'Imana turakizi. Ariko hari ibindi bikoresho ugenda usanga mu isezerano rya kera yabayeho nyuma cyane ku buryo bitakagombye kuba byaraburiwe irengero gutyo tutazi iyo biba. Ni muri urwo rwego rero uno munsi tugiye kureba ku isanduku y'isezerano y'Imana aho yaba iri uyu munsi, kwitakivugwa kitakizwi, isanduku yaba yaragiye hehe. Ese wakwibaza ngo Abanyesirayeli ko babaye mu buzima bw'ubuhunzi, isanduku y'isezerano baba baragumye guhungana nayo, cyangwa se isanduku yaba yaratakaye ikaburirwa irengero, cyangwa se iyi sanduku yaba yarafashwe bunyago? Dukurikirana ikiganiro tuganire ku isanduku y'isezerano y'Imana. Ikiganiro tugiye kukibagezaho twifashishije ibitabo bitatu, Bibiliya yera, Keblanagaste na La Reine de Saba et Noir. Ibyo nibyo bitabo bitatu tugiye kwifashisha mu kubagezaho kino kiganiro. Inkuru z'isanduku y'isezerano y'Imana tuyisanga mu gitabo cyo Kuva mu bice 25 kugeza mu bice 30. Ahangaha tuhasanga Imana ibwira Mose kubwira Abanyesirayeli bayubakire ihema ry'ibonaniro. Ikindi Imana ibwira Mose kubwira Abanyesirayeli babaze isanduku y'isezerano mu giti cyitwa umushita. Iyi sanduku Imana yo yonyine ubwayo niyo yitangiye ibipimo by'ubugari bwayo n'igihagararo cyayo. Imana niyo yitangiye ibipimo by'uburebure bw'isanduku n'ubugari bwayo. Uko Imana yabibwiye Mose niko byakozwe. Isanduku yarabajwe, ihema ry'ibonaniro rirubakwa, bafata isanduku bayishyira mu ihema ry'ibonaniro. Amakuru y'isanduku rero, isanduku yaje gukomeza ijyana n'Abanyesirayeli mu buzima bari barimo bw'ubutayu kugeza bagejeje mu gihugu cy'isezerano Kanani. Igihe cyarageze isanduku iza kunyagwa n'Abafilisitiya, imara imyaka myinshi mu bunyage. Ariko Umwami Dawidi amaze kwima ingoma, yagize icyifuzo cyo kugarura isanduku y'Imana, aragenda arayizana, isanduku icyurwa mu rurembo rwa Dawidi. Aya makuru tuyasanga mu gitabo cya Samweli wa kabiri, uburyo isanduku yacyuwe muri Israeli. Igitabo cya Samweli wa kabiri, ibice 6 umurongo wa 12, tuhasanga uburyo cy'isanduku ikivanwa mu Bafilisitiya. Dawidi yayijyanye mu rugo rw'uwitwa Abdodomu, yahamara igihe kingana n'amezi 2. Amezi 2 ashize, Umwami Dawidi yaragiye acyura isanduku mu rurembo rwa Dawidi, mu rugo rwe ibwami. Tugendeye kuri Bibiliya, amakuru y'isanduku y'isezerano nahangaha agarukira mu rugo rwa Dawidi. Ntituzi niba iyi sanduku yaba yarakomeje kujyana n'abana ba Dawidi. Tuzi isanduku aho yabiherereye, dore ko nta kindi kintu Bibiliya itubwiraho. Itubwira Umwami Dawidi ayikura kwa Abdodomu ayijyana mu rugo rwe. None wakwibaza ati iyi sanduku y'Imana kugeza amagingo ahangaha iba hehe? Dusomye mu gitabo cy'Abami ba mbere, ibice 10 umurongo wa 1 kugeza kwa 8, tuhasanga inkuru y'umwamikazi w'Isheba n'umwami Salomo. Bibiliya itubwira ko uyu mwamikazi w'Isheba cyangwa se w'Isaba yumvise amakuru y'umwami Salomo, yumva iby'ubwenge bwe, agira amatsiko kumumenya ngo yirebere nuko ibyo bamubwiye ari ukuri. Umwami w'Isheba yatoye urugendo n'ingamiya nyinshi, agenda aherekejwe n'abantu benshi, agenda aherekejwe n'abagaragu benshi, batwara ingamiya nyinshi. Ingamiya zagiye zihetse imibavu myinshi, ifeza n'izahabu byo gutura umwami Salomo. Uyu mwamikazi w'Isheba ageze kwa Salomo, we yasanze ibyo bamubwiye kuri Salomo ari iby'ukuri. Watangazwa n'ubwenge bwa Salomo n'ubuhanga bwe. We yagiye afite ibibazo 19 byo kumubaza. Umwami Salomo yarabimusobanuye byose ngo adasobwe. Ikintu cyatangaje cyane umwamikazi w'Isaba nuko umwami Salomo yabashije kumubwira n'ibindi byari mu mutima wiwe atari yabashije kumubwira, abasha kubimusobanurira. Icyo kintu cyaramutangaje cyane umwamikazi w'Isheba. Wakwibaza uti ubundi uyu mwamikazi w'Isheba ko Bibiliya itatubwira amazina ye, yaba yaritwaga nde? Ikindi, iyi Sheba cyangwa se Saba
yaba yarabarizwaga he ku ikarita y'isi y'ubu? Ugendeye ku ikarita y'isi y'ubu, Sheba yaba yarabaga he? Usomye ibindi bitabo bivuga kuri iyi nkuru nka Kebla na Gaste yo muri Ethiopia, usanga uyu mwamikazi w'Sheba bamwita Makeda. Uyu Makeda akaba yarayoboye igihugu cya Saba cyangwa se Sheba, cyabarizwaga mu majyepfo ya Arabiya y'amajyepfo, aho hakaba muri Yemen y'ubu. Iyi Sheba cyangwa se Saba yabarizwaga mu majyepfo ya Arabiya y'amajyepfo, aho hakaba muri Yemen y'ubu. Kandi iyi Saba cyangwa se Sheba yageraga mu gice cya Aziya y'Iburengerazuba, ikongera ikagera mu gice cya Afurika y'Iburasirazuba, mu ihembe rya Afurika ugana ku nyanja itukura. Ukurikije ikarita igaragaza imigabane n'ibihugu, usanga Saba yarabarizwaga muri Ethiopia ya none. Wo kwibaza uti, umwamikazi wo muri Ethiopia ahuriye he n'isanduku y'isezerano y'Imana? Nanjye niko nakwibaza. Uyu mwamikazi wo muri Ethiopia, Bibiliya nta kindi kintu igimutubwiraho. Ivuga ko yagize amatsiko yo kujya kureba umwami Salomo, aragenda agerayo, nyamara ntigitubwira iminsi yamazeyo, ntitubwira icyo yakozeyo, ntitubwira icyo yavanyeyo. Ahangaha niyo Kebla na Gaste itubwira ko uyu Makeda yavuye i Yerusalemu araranye n'umwami Salomo. Agiye kugaruka mu gihugu cye, Salomo yamuhaye impeta, amubwira ko azayambika umwana azabyara igihe azaba aje kumusura, azahita amumenya bitamugoye. Umwamikazi Makeda yaratashye, agezeyo abyara umwana w'umuhungu, bamwita Menelike wa mbere. Uyu Menelike agejeje imyaka 22 yavuye kwa nyina Makeda ajya kwiyereka se Salomo no kumusaba umugisha nk'umubyeyi we. Icyo gihe Menelike yagiye ajyanye na ya mpeta se yari yarahaye nyina. Ageze i Yerusalemu, ise Salomo yaramwishimiye cyane, dore ko Kebla na Gaste ivuga ko ari we muhungu wa mbere Salomo yarabyaye. Menelike igihe kigeze yabwiye se ko agomba gusubirayo agasanga nyina Makeda. Umwami Salomo yaramwinginze cyane ngo areke gusubirayo, agumane nawe i Yerusalemu, azamusimbure ku ngoma mu gihe azaba ashaje. Ariko Menelike aranga, aratsimbarara. Salomo amushakira abamuntu bamuherekeza, arataha. Menelike mu gutaha yagiye atwaye isanduku y'Imana yari yarasanze kwa se Salomo. Twibukiranye ko Salomo ari wo mwana wa Dawidi wamusimbuye ku ngoma. Twongere twibukiranye ko isanduku y'isezerano Dawidi yayikuye mu Bafilisitiya akayicyura mu rurembo rwe. Iki kintu rero cyababaje Salomo cyane, ahita amutumaho intumwa ngo zimugarure, ariko ntibyakunda. Isanduku Menelike ayigerana i Sheba. Kebla na Gaste ivuga ko Menelike ageze i Saba, nyina Makeda yahise yegura ingoma ayiha umuhungu we. Kebla na Gaste ivuga ko Menelike yaje kuba umwami wa Ethiopia mu kinyejana cya 10 mbere ya Yesu, mu mwaka wa 950. Uyu Menelike niwe wakomotseho abirabura b'Abayahudi. Hano Kebla na Gaste itubwira ko umwamikazi Makeda yavuye kwa Salomo afite inda ya Salomo. Iyi nda ya Salomo yavuyemo uyu muhungu bise Menelike wa mbere. Uyu Menelike wa mbere akaba ari we wakuye isanduku y'Imana i Yerusalemu, ayibye ayizana muri Afurika, muri Ethiopia. Uyu Menelike niwe waje kuyobora Ethiopia. Ubwami burahererekanwa nk'uko bisanzwe, umwami aha umwana we, umwana we agaha umwana we, umwana agaha umwana we, kugeza ku mwami wa nyuma ukomoka kuri Menelike witwaga Haile Selassie. Uwo akaba yaravuye ku ngoma mu 1974, ejo bundi mu kinyejana cya 20. Ni ukuvuga ngo amaraso ya nyuma ya Salomo mu bwami bwa Ethiopia na yuyu Haile Selassie wavuye ku ngoma muri 74 ejo bundi. Twerekeje mu gace ka Ethiopia kitwa Heya, kabayeho hagati y'imyaka 250 n'ibihumbi 3.
ishize, kabaye mu myaka 250 n'ibihumbi 3 ishize. Uhasanga inkuta ndende, bikavuga ko aka gace ka Yeha ariko shingiro ry'ubwami bwa Ethiopia. Hirya gato y'aka gace ka Yeha uhasanga urusengero rw'abitwa abamonko. Iyo winjiye muri urusengero rw'abamonko uhasanga ibisate by'amabuye bibajwe neza, byanditseho amagambo mu rurimi rutazwi, rutarabona urusoma, ururimi rutari urw'abamonko, ururimi rudafite inkomoko ku rurimi rw'abamonko, yewe rudafite n'inkomoko ku ndimi zo muri Ethiopia. Twibukiranye neza ko mu isanduku y'isezerano y'Imana habagamo ibisate by'amabuye bibiri Imana yari yarahaye Mose, yari yanditseho amategeko 10 y'Imana. Ibaze nawe ibaze nanjye nibaze, isanduku y'isezerano y'Imana n'ibiri muri Ethiopia, hano hirya cyane gato ya benshi. Ese abanyethiopia baba bakibitse isi isanduku? Dore cyane ko ari ikozwe muri zahabu. Zahabu ikaba iri mu bintu bihenze cyane by'agaciro cyane mu isi ya none, mu isi y'ubu. Ese isanduku irashobora kuba yarahishwe kubw'impamvu z'uko ari ikozwe muri zahabu ihenze cyane? Kurikirana ikiganiro cy'ubutaha ukoze subscribe, like na share. Murakoze cyane, naho ubutaha.